Bashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi haze kwifuza kwa buri muntu wese. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye, tugushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye ko utajya uhinduka, ko ari kerana n'ubu ni kukiri, ko wakoraga kerana n'ubu ni kugikora. Icyubahiro ni icyawe. Imana, tugeze imbere yawe, turakwinginze kugira ngo twese tuboneze rwose, dukureho umugayo wose watugaragayeho mu izina rya Yesu Kristo. Kimara kutubabarira, turakwinginze kugira ngo uzubane natwe muri uwo mwanya wo kuririmba, twemereye indirimbo ikubera umubavu uhumura neza, kandi uyu mwanya tubere umugisha ntube impfabusa. Icyo twanze ni ukora kwa Satani n'ingabo ze. Mu izina rya Yesu dutumiye Mwuka Wera kugira ngo abane natwe kandi atubere umuyobozi. Icyubahiro ni icyawe ubu n'iteka ryose, amen. Tugiye komeza turirimba indirimbo ya 77 mu ndirimbo z'agakiza. Murebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho, twahinduwe abana b'Imana ihoraho, dukwiye kubana amahoro. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Utugirira ubuntu Mana ihoraho, mu rugendo rwacu dufite, utwoherereze umugisha mukiza, tubashe kukumenya Mana. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Sishaka gukorera abami babiri, niko gukunda isi n'ijuru. Hari wabakunda ubutunzi bwo mu isi, bakaburutisha ubw'ijuru. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Hariho abahamya b'urupfu rwa Yesu, nibo barungurutse mumva. Yesu ubwo yamaraga kuzuka mumva, hanyuma yagiye mu ijuru. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. No mu gihe tugendera muri iyi si, tuyibona mw'ibidushuka, ariko dukwiye kunesha ibyo byose, kuko ari ko Imana ibishaka. Tuzanezerwa cyane mu ijuru,
tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, nta marira azaba mu ijuru, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, nta marira azaba mu ijuru. Amena. Umuririmbyi yatubwiye ngo murebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho, ngo twahinduwe abana b'Imana ihoraho, ngo dukwiye kubana amahoro. Imana itugirire neza. Bene data, Imana yaradukunze, yadukunze urukundo rwinshi. Twari abanyabyaha, twari dupfuye rubi, twari babi, ariko Imana iradukunda nta kirebeyeho, itarebye uko umuntu areshya, itarebye ukuntu umuntu asa, itarebye aho umuntu avuka. Imana iradukunda, urukundo rutagira akagero. Ni ukuri nimureke uru rukundo tujye turuha agaciro, nitubona tugiye gutana tujye twibuka urukundo Imana yadukunze, ikatwohereza umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo aze adupfire, kugira ngo agupfire nanjye apfire, ubundi duhabwa ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza. Nimureke rero urukundo ntituruteshe agaciro, ahubwo tujye turuha agaciro uko bwije n'uko bukeye. Bizatuma tudacumura, bizatuma tudatana, bizatuma tudatera Imana umugongo. Imana itugirire neza. Ngo twahinduwe abana b'Imana ihoraho, ngo dukwiye kubana amahoro. Imana itugirire neza. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Imana itugirire neza. Bene data, bemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Natwe rero turi abana b'Imana. Ibyo bijye bidutera imbaraga, ibyo bijye bituma dukomeza gukunda Kristo urukundo rwinshi, kuko ntabwo ari twe twabanje kumukunda, ahubwo niwe wabanje kudukunda. Imana itugirire neza. Ngo dukwiye kubana amahoro. Bene data, ijambo ry'Imana nasomye ryarambwiye ngo niba bishoboka kurwanya uruhande, ngo mubane n'abantu bose amahoro. Bene data bumukurikiranye, ndagira ngo mbabwire ngo nimubane n'abantu bose amahoro, mukunde abantu bose mutarobanuye ku butoni, mwirinde kwica mwibice, bana n'abantu bose amahoro. Nibyo Imana idusaba, nibyo Imana ishaka ko tubana amahoro, tutabangamiye bagenzi bacu, ahubwo tubakunde, kuko Imana yaturaze urukundo. Imana itugirire neza. Ngo tuzanezerwa cyane mu ijuru, ngo tuzaririmbana n'abera, ngo tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, ngo nta marira azaba mu ijuru. Imana itugirire neza. Mu ijuru tuzanezerwa, mu ijuru tuzaririmbana n'abera, tuzahora twishimye, tuzahora turirimba amashimwe, tuzahora dusingiza umucunguzi. Imana itugirire neza. Mwene data unkurikiranye, ndakwinginga kugira ngo nawe witegure, ukore iby'urugendo rugusaba, ukore iby'Imana igusaba, kugira ngo nawe uzabe mu ijuru. Imana itugirire neza. Ngo tuzambikwe ikuzo muri urwo rukundo. Reka mbabwire bene data, nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, kandi hari ingororano. Uzaba yarakoze ibyiza azagororerwa ibyiza, uzaba warakoze ibibi azagororerwa ibibi. Ariko ndagira ngo mbabwire mwebwe munkurikiranye, nimukore ibyiza kugira ngo muzambikwe ikuzo. Imana itugirire neza. Ngo nta marira azaba mu ijuru. Bene data, mu ijuru nta marira, nta burwayi, nta mahane, nta bujura, nta kintu na kimwe, nta ntonganya, nta bugambanyi. Mu ijuru ni amahoro, mu ijuru ni ibyishimo, mu ijuru ni umunezero, mu ijuru ni ukugubwa neza, mu ijuru nta kibi kibayo. Imana itugirire neza. Niyo mpamvu mbinginga bene data munkurikiranye, ngo nimwitegure mukore iby'Imana ishaka, kugira ngo namwe tuzabane mu ijuru, namwe tuzabane mu gitaramo cy'abera. Ni ukuri ndabinginga kugira ngo mukore iby'Imana ishaka.
nanjye nkora ibyo Imana ishaka kugira ngo tuzabe mu gitaramo cy'abera, tuzaririmbane n'abera. Imana itugirire neza, ngo tugirire ubuntu Mana ihoraho, ngo mu rugendo rwacu dufite ngo twoherereze umugisha umukiza tubashe kukumenya Mana. Imana itugirire neza bene data. Imana yatugiriye ubuntu bwinshi, kandi icyo dusabwa ni ukuyiba imbere tuyisaba imbaraga kugira ngo dukomeze urugendo tudacitse intege, kugira ngo dukomeze uru rugendo dukora ibyo ishaka, kugira ngo dukomeze uru rugendo tutarangaye. Imana itugirire neza bene data. Nimureke dukomeze gushaka Imana, nimureke tuyegere kurushaho, twongere ibihe byo gusenga, twongere ibihe byo gutaka, twongere ibihe byo gutakamba kugira ngo iduhe imbaraga tubashe kugenda uru rugendo tudacitse intege. Kubera ko nasomye ijambo ry'Imana ngo Imana yari igiye kurimbura umudugudu w'i Sodoma, ngo ntuza umugore wa Loti ngo yarebye inyuma, yarahindukiye areba inyuma, ngo arangije aba inkingi y'umunyu. Bene data, reka mbabwire, ibyo ngibyo ni abantu baba bari mu by'Imana ariko batabirimo neza, bakebaguza bareba ku ruhande. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo nimureke twegere Imana iduhe imbaraga, iturinde ibyo ngibyo bituma dukebaguza, iturinde ibyo ngibyo bituma tureba inyuma, ahubwo dukomeze urugendo tureba imbere tujya mu ijuru. Imana itugirire neza. Ndabinginga rero kugira ngo mureke kurangara, nimureke uburangazi, ahubwo mushake Imana kurushaho, mutazamera nka Mukaroti mugaba inkingi y'umunyu. Ndabinginze kugira ngo mutumbire ijuru, mutumbire Imana. Imana yonyine niyo gisubizo izabana natwe muri uru rugendo. Imana itugirire neza. Ngo sinshaka gukorera abami babiri, ngo niko gukunda isi n'ijuru, ngo hariho abakunda ubutunzi bwo mu isi bakaburutesha ubw'ijuru. Imana itugirire neza bene data. Nimureke twe gukunda iby'isi kurusha iby'ijuru. Imana itugirire neza bene data. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo ntawe ukeza abami babiri, ngo kuko iyo ukejeje abami babiri umwe uramushimisha undi ukamubabaza. Nimureke rero dukorere Imana, tureke gutwarwa n'iby'isi, kuko iby'isi tuzabisiga, ni iby'igihe gito. Ibyo ngibyo byose ni umusenyi. Niyo mpamvu nkwinginga wo nkurikiranye kugira ngo ukunde Imana, ureke gukunda abami babiri, ba mu by'Imana neza, reka kubivanga ngo bivange n'ibya Satani. Korera Imana nta buryarya, korera Imana mu kuri ndetse no mu mwuka. Imana itugirire neza. Tureke rero gukeza abami babiri, tureke gukunda iby'isi cyane ngo isi izashirana no kwifuza kwayo, kandi twaje mu isi ntacyo tuzanye, tuzayivamo ntacyo tujyanye. Imana itugirire neza. Nimureke rero dukunde iby'ijuru, dukore iby'Imana ishaka, dukiranuke, kubera ko bene data hano mu isi turi abashyitsi. Hano ntabwo ari iwacu, isi ntabwo tuzayihoramo, iwacu ni mu ijuru. Imana itugirire neza, kandi ngo mu ijuru tuzanezerwa, ngo mu ijuru tuzaririmbana n'abera. Ese mwene data, ntabwo wifuza kuzajya kunezerwa mu ijuru, ngo uve muri iyi si y'imibabaro, iyi si y'imiruho, iyi si y'intambara? Ndagira ngo nkwinginge kugira ngo ukunde iby'ijuru kurenza iby'isi. Imana itugirire neza. ngo no mu gihe tugendera muri iyi si ngo tibonamo ibidushuka, ngo ariko dukwiye kunesha ibyo byose kuko ariko Imana ishaka. Bene data, mu gihe tugendera muri iyi si duhuramo n'ibidushuka. Turi mu isi duhura n'ibintu biturangaza, duhura n'ibintu biduca intege. Reka mbabwire, iterambere muri iyi minsi rimeze nabi, rirangaje benshi, ritumye benshi bava ku Mana, ritumye benshi bacika intege, ritumye benshi barangara. Ariko ndagira ngo mbabwire bene data munkurikiranye, nimube maso, ba maso mwene data, ba maso, iby'isi bitatuma ubura ijuru. Imana itugirire neza. Nimureke rero dusabe Imana imbaraga, no mu gihe duhuye n'ibi ngibi byo mu isi bishaka kuduca intege, bishaka kudushuka, dusabe Imana imbaraga kugira ngo tujye tunesha ibyo byose. Imana itugirire neza. Ni ukuri, reka mbabwire, nimureke duhora imbere y'Imana tuyisaba imbaraga, izajya ibana natwe no mu gihe duhuye n'ibi bidushuka, ubundi tubitsinde. Imana itugirire neza, kubera ko
ibi byaha mu isi nongere mbibabwire ni umusenyi, icyubahiro ni umusenyi, amafaranga ni umusenyi, ubutunzi ni umusenyi. Mwubake kuri Kristo kuko ari we buye rizima, nubwo ryanzwe n'abubatsi ariko ku Mana ryaratoranyijwe. Imana itugirire neza. Bene data, nimureke dukorere ijuru nk'abazaritaha, nimureke dukorere isi nk'abazayivamo. Mureke rero dukore iby'Imana ishaka, twitegure amatabaza yacu ahore yaka, uhorere maso, kubera ko tutazi umunsi n'igihe. Ntabwo tuzi umunsi n'igihe, ariko Kristo ari bugufi kuza gutwara itorero. Niyo mpamvu nkwinginga mwene data unkurikiranye, kugira ngo ube maso nanjye mbe maso, kugira ngo ubwo azaza kudutwara atujyana mu ijuru utazasigara. Muririmbyi we yuzuye umwuka aravuga ngo waba wararuhiye iki ngo wa musi utabonye Yesu. Mwene data, ushobora kuba warubirimo, ariko muri iyi minsi ukaba uri gucika intege. Ndagira ngo nkubwire ngo waba wararuhiye iki wa musi utabonye Yesu. Isuzume rero niba hari aho wagiye kure y'Imana, niba hari aho wacitse intege, niba warahuye n'ibigushuka muri iyi si, uce bugufi usabe Imana imbabazi, irakubabarira. Imana itugirire neza. Reka mbwire n'umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, mubwire ngo igihe ni iki, ejo ntuhazi, umunsi wawe n'uyu. Fata aya mahirwe wakira Yesu Kristo, akubera umuyobozi, akubera umujyanama, akubera inshuti. Gukurikira Yesu ntabwo ari ukuyoba, ntabwo ari ukubura icyo umuntu akora, ntabwo ari ubujiji, ahubwo ni amahitamo meza. Ntabwo uzicuza gukurikira Kristo. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo mwakire, kuko niwe tuboneramo ubugingo, ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Fata aya mahirwe rero mwakire. Reka dushime Imana kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Muririmbyi yatubwiye ngo tuzanezerwa mu ijuru, ngo tuzarimbana n'abera. Mana, natwe twifuza kuzaba muri icyo gitaramo, abankurikiranye nabo bifuza kuzaba muri icyo gitaramo. Mwami, ndakwinginze kugira ngo ubahe imbaraga zo kurwanya icyaha n'igisa nacyo, bahe gukiranuka rwose mu izina rya Yesu Kristo. Bahe gukora ibyo ushaka, ubarinde kurangazwa n'iby'iyi si. Mwami, barindira ubugingo kuko aribwo buzakubona, kandi ukomeze ubagure mu buryo bw'umwuka, abarwayi bakize mu izina rya Yesu Kristo. Ongera usuke ububyutse mu itorero, abari bacitse intege bongerera imbaraga, abatari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo ubahe kumwakira. Dusengera abafite intimba n'agahinda, baha amahoro yo mu mutima. Dusengera abari bihebye, ongera ubagarukeho. Dusengera ababyeyi bategereje urubyaro, baremera igitangaza ubahe guheka. Urakoze Mwami ko wabanye natwe, icyubahiro ni cyawe n'iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibahe umugisha, kandi ikomeze ibiteho uko muyifuza muyibone, ariko ikiruta byose ikomeze ibarindira ubugingo. Naho ubutaha. Bye.